Ndi papa Sava. Seri samba ari seriyezo nyero urumva njye nakubeshya ubundi kampani yanjye ukuntu nayitangiye banavuga ati ko se kiriya gifite ibibazo mu mutwe bagira ngo ibibwe byo gutoragura amashashi nyine ngo ni gutagura bavango ngo wa musore utoragura amashashi ngo anyuze hano ako semba barumva turiya tucupa ngira ngo n'ubucupa muto n'ubuntu bw'ubucupa ubufuniko bwe buva kuri aya macupa sibyo hanyuma tugatora amashashi ni ibintu bitabora mbese ibi bitabora by'amaplastike nibyo wakoze niyo projet yanjye nukuvuga ngo ku buryo waguze imodokari mfite abakozi 25 memba urumva bari mu mujyi hose nukuvuga ngo uko utoye turaducupa tukabishyira mu ruganda bakayibyaza umusaruro kandi mukarengera kandi tuba turengeye iki ariko burakujugunya agacupa no kwangiza ibidukikije byo narabyumvishe ngo nibinabora ongeraho ko ari n'umwanda rega ni n'umwanda ugasanga umuntu anywiriye mu mazi ajugunya hariya anyweye amazi ajugunya hariya ari n'utuzajinike tw'inzoga tumwe tw'ibyuma banyweramo bakajugunya hariya banyweramo bakajugunya hariya ubucupa mu bufuniko bw'ubungu usanga ahantu nk'abacuruza mu tubari bagenda bajugunyaho babona bira bintu biri kubyara umusaruro twe turagenda twabitora twatangiye tuvuga ngo turi kurengera ibidukikije ibyo maherena byaje bitese aka akantu bita griffin ni nasohotse nyine mwana umuntu agomba kugira ariko papa Sava hari deni ngufitiye hano njya mikopesha hano njya mikopesha iyo mbonye akanya none se nakubwiye ngo icy'ubushize ese tuvuge yuko utarikopesha nakubwiye ngo icy'ubushize murakoze cyane ndashaka kukubaza nakubwiye ngo icy'ubushize ako digidi niba uba waje kwiyakirira hano turabubaha nk'abakiriya sibyo nakubwiye ngo icy'ubushize nituba tububaha nk'abakiriya none se kuzi yuko hano umuntu abatikopesha ukabuzi yuko ahangaha nta muntu n'umwe waje reka nkubwire mani njye mba narinze utundi tubari nkazanga ngume serivisi sibyo nasize utundi tubari reba igihe nahereye nayigesheje mu bitugu utaranyongera indi nyimaze utaranyongera indi ko atari uzishyura wazanye inzoga ako ntago wambwira nawe mvuze ngo iki umva uri umukiriya ikibazo zana inzoga ureka amagambo ariko utanazinyweye ntabwo uzabura abazinywa ngaho uzana inzoga basi ntuzongere kumbwira dore ntuzongere kunyicisha icyakarere igishoro nashoye hano gihwanye n'amacupa abiri wawe tujye tuvugana tuzire ko uzajya uzinywera turi abavandimwe sibyo yego ikintu ushaka kukubwira turi abavandimwe yego winkangira kuri serivisi ngo nanjye sinyigukangireho nibyo digidi umugabwira undi ngo navuze ngo iki namakosa dore ahubwo papa Sava tutuntu tuva ku nzoga utungu tutwangiza ibidukikije no kujya kuba ubizi no muri muri konje ukajya udukubura ukadushyira hamwe wanyumvise mugine nagira ngo wereke projet mu mafaranga ntimukantera umutima iyi ni projet irimo makashi dore nk'utumwe bose nagasigaye ariko yanjye mfite aho nyakura kandi ndaguhemba nkaguhemba neza nyongera kandi gacupa gakonje si sawa uramurakaje bitumye tumva projet ndeba nuko umuntu yicara asakazana amafaranga akaningingira kuyakira nta amafaranga wese wo kutayagiye ngo yangu yicare mu muhanda ngo umuntu araje arimo araduha serivisi nziza urimo uramubwira nabikuriye ibi ntabyo ntago ari byo ciyaza ariko yawirakara ariko tugaruke muri muhutu oya ntago narakara kariya nakaba kanyuzemo sibyo se nibyo wambwiraga rero utamaherena uri kuyahuza ute niwo mushinga amaherena nyine no kuvuga ngo iyo wasohotse nyine ugomba kwimahoroniza n'aba bandi bambona mu bisurubeti bya buri kanya bakabona ko atari ko ntago ariko bimeze wanungutse buri bakabona ko nyine hari igihe ducya katugaruke rero ku kintu nashaka kubwira ngo projet design tete ni projet washyashya mani njye maranye iminsi urumva burari ikintu bita agatwiko social media nuyizi social media so sinzizi zitariho mbafitiye business ejo wundi nari ndi kumwe n'umupeti arambwira ati ariko se kuri umuntu w'umusirimu kuki udakoresha za Facebook njye bari gapfundure wakoze oya buretse gatonye mani naho nta rwango oya naharira ibise byaje oya nta kibazo muryoherwe asante sana ba ako gakomando gukomeza ugakurikirana nariwe muntu hanyuma ugikomeje uretse se iyo projet yo kurengera ibidukikije papa Sava nayimenye oya
nukora umushinga wawe uzareka abandi bawumenya ahubwo wowe ukore neza kubarusha nabo nibarangiza bagiye ku ishyamba ririgari waretse bagakora umuntu arakubaza ngo ukora ute ngo mbona Imana ibikora bwira umuvandimwe uko ukora ishyamba nirigari nawe yihige nicyo nakubwiraga rero umuntu araza ati se social media nyine yego kuri umuntu w'umusirimu ugira Facebook nereka da ugira WhatsApp ni WhatsApp njyaho cyane ariko kubera utugahunda twinshi nshata gake ugira Twitter nereka da ugira se byanuza bya ibingi byadutse Snap ni abantu uzana kujyaho ndamuna nyine urumva social media ntabwo ngena nimbisobanukiye Instagram haba ikintu bita ibyana wawe bande bwe abakobwa iminyonyo gusa ibisugerezi burare reka nkwereke uretse baze ngubwire dore none agashya ka Instagram aca bwija nyimazeho imyaka 10 n'ingahe dore agashya kariho kuvuga ngo Instagram ngo hariho ibyuki Imana hari akantu bara abakobwa hari n'igihe bari bikara abari ikibi akagenda kwifotora gutya wareba ukasanga mu kurya mutaho nicyo naringiye kubwira Instagram none iri kunebwesha abantu ku buryo birirwaho umunsi ukira nta kintu bakoze hari hakenewe akantu ko kuvuga ngo bi programme njyeho saa 2 wena nongera kujyaho saa 10 cyangwa ibyo tubireke ntabwo binandeba kwanza bikureba abashyiremo Facebook akiremo Facebook ngikanda pa bitangwa ku mukobwa mwiza banu asubwo si bya bindi bifotoza nyine bakigira abazungu oya editing ariko hari amafoto yageze nko kuri 70 mwiza araseka ukabona urimo kugenda utibiro none utekereze ko ugende bifotoye nkabona irimo guhumbya uri mushya kabisa kuri social media reba umukobwa ufite ifoto reba ukabona irimo guhumbya ukabona irimo kumwenyura kandi abakobwa bari editinga urumva ku buryo wagera imbere wamureba ukavuga ati ariko si iki kintu nahisemo kubita like kwanza ku munota wa mbere nzamura ifoto ya kabiri mbajye kubisa like ku munota wa gatatu mbajye kubisa like najye mbita Siraga foto ndi mu bukwe urabona ubukwe bwa Mungu bwa muri umuntu apiga nzenze ya foto bafotoye handi mu busitani bwana bire hano heza nari nambaye costume bagubiseho nanjye foto umukobwa nawe aravuze ati ni woke turayikingana chat urumva ukiraho se tambira ko mwakundanye umva se ugukundana noneho njyewe namubirinduye ubwonko bita mubwira ukuntu nkaze urumva mu rukundo cyakoze ndangije nkajya mushyiramo utuntu tw'imitoma buriya abakobwa b'ikigihe ntago bazi imitoma ndamubwira inusa n'isimbi urera usumbye umuseke kweya amata gutemba amatama yombi urisheja urijijija uri saro man none amukutwe tuntu ngo yes we ndacikwa ndavuga kuri isombe ngo yewe bitabona ko yaguye mu rukundo atagifite control yo gutekereza iki ibyo vuga none se ngahibaze rero nk'umugore wagiye kuri nuze kuri akawuti zawe agasanga watereza umukobwa oya mfite password ntago yajyamo noneho umukobwa turabidesigninga turabyinstara ndangije nca ndavuga inoke fata umwuka umva se wenda uracyari ku rwego rwo gutereta utabeshye ngereka nkubwiza ukuri ikintu ngenderaho ngiye n'urukundo ngiye namweretse urukundo ruzira uburyarya ruzira imbereka ndarumucanga mukubita ikibatsi cyarwo ndamucanganyikisha ndamufata ndamucurika ndamucurukura umutwe ufatana n'ubutaka ubu ngubu yabaye nk'ishashi none se warugamije iki kufite urugo kumunyerera urumva birimo arangije arambwira ati rero maze iminsi ntari ariko nzaza iyo bwije namwandikiye ararira agapostinga ifoto nkabona amarira aramanuka turabyinstaye turabihuje none niba ko bayi nk'abandi bifotoye bambaye bisaba kohereza amafoto oya ibyo bintu nibishije byose ndasobanutse ntabwo nabikora ariko none akantu k'ubwenge karimo ndavuga ntituzabonane duti ati tuzahure ryari njyewe uburyo namwishe mu mutwe niyo twahurira mu muhanda hara muri rompo ashobora guhita yicara akambwira ati nkoresha icyo ushaka wamubwiye se gukora ibyo nkora oya tereta umukobwa wirinda kumwereka ikintu ukora buriya umukobwa akoze ikosa nakubaza icyo ukora nawe wirinda kukimwereka kuko ikimweretse arakimenya akamenya ko ntakigira ubu yicaye ko afite ubuzima busanzwe wenda afite icyo nkora cyangwa ntagikora nzakimwereka niduhura mu by'ukuri urabizi ariko urukundo ndarufite buriya ndarufite none rero ikintu cyari ryari oya ubeshye se urukundo ufite yewe rwa hato na hato urukundo rumanye ndarufite rw'agahararo buri munsi niba ufite umusheri mushya oya none se ko ari benshi uragira ngo tuzabihorere bazishera bazishara se n'umugore wawe we uba arimo arishara inde ubagenda musherisa ariko tugomba no kugira gute
no gushera n'abandi bo kuri wane nabo bakabona bashera ako ndako urashaka kugashera igiye kugashera nyine kagiye mu rutonde rw'abafite abashera niko bimeze fata ubwana bukiri bubisi ngaho komeza rero tukuruna gari noneho uti turahura nibyo twari turimo sasa dufite gahunda urumva nicyo kintu nashaka kugira ngo mbwire kugira ngo unkorere ubwo wasanga ugiye kugisha inama kujya inzobere mu by'inkumi ikintu ugiye nshaka ni ikihe urumva ndashaka ko nahagera wowe unkorera ibintu bibiri undebere ko ari sawa mukobwa reka nza nkwereke ifoto ye wowe undebere ko ari sawa urumva undebere ko ari sawa nitsanga ari sawa ndahita munyerera urumva nitsanga kandi nanone ari imbabura jugunye nduba ntunatume nanyegera ntunatume anyegera vuze ngo iki nusanga ari kibi ntutume anyegera nusanga ari keza uhita ukereka ukuntu nanjye ndi umuntu ukaze nyine nsobanutse nshobotse urumva nyine unyunganire ku buryo bitagaragara ko ari wowe ugiye no kwishyura iyo komande use nawe ungire mbese ujye umera nk'unsabye urumva noneho nibazana fagitire umva se wakina nibazana fagitire tumere nk'abayitanguranwa ninjya kwifata umbwire ngo yanga ngo grafre ngo reka nyishyure nyine tuyitanguranwe mbese n'ingingo umbwire reka nyishyure umbwire utoya noneho umubwire okay ngahishyura uwo noneho yishyure bigaragare ko ari njye wishyura ariko wari washaka kwishyura mbese tumere nk'abayirwaniye vuga niyizane batwongere nongere vuga ni batwongere sibyo se binkorera aya mafaranga ngize kuyishyura se nyine urayishyura hanyuma se nzungukire wowe nyine nungukira ni mu kivandimwe nawe uzicara ubutaha akushimye nawe ugatikure nanjye bikugire ariko nusanga ari mubi mvuze ko tumonaga he indu nisanga ari mwiza mukuzanira nusanga ari mwiza umunzanira aturutse he se uwo mukobwa numbaze ngayibaze tegide sibyo nimba aturutse nko hanze y'igihugu cyangwa se aturutse ahantu kure ibyo ntago bindeba ukahita umukwepa urumva byo atari ikibazo ibyo ntago bindeba urumva katuri ifoto ye reka nze nawe feka kabisa turyama tunaniwe muryama murushye kabisa turavunika ese uramutipe ntabwo arimo viyese ariko se nyereka ifoto nyine uretse nkwereke dore chategedi nimba atari editingwe umukobwa yaba ari mwiza hari igihe ashobora kuba atari wiza hari igihe bayigira nyine ibintu niye none se nuzi ubwo wajoro no gusangaje nk'ikigabo ibintu byo kuri social media se nusanga ari kibi ujugunye usanga ari keza ukanzanira none se akubwiye ko ari hehe uretse turebe reka ndebe ku WhatsApp arambwiye ko araje kuri WhatsApp reba nyine mubwira man ahubwo debera wari kuzamuka uretse nze mwohereza akabutaka umva uhita ukata agakorosi k'iburyo neza iburyo urahagarara ku gipangu kinini cyiza cy'igisirimu kirimo inzu nyine ujya kuba nka aparitema y'igitaje ya kadastre y'intuza none se ubwo numurangiye byose n'ubundi ubwo ngo numurangiye byose uretse ndamubwiye ngo yinjire ngo ndahita nkurya karamubwire ni kibiguruka yego cyangwa se nanjye ubundi ko ngitanze debera ko atanakuzi wa mugani usa n'uwegera hirya tunguka umubona tegide urabona ko kuri iyi nyumba yose si kadastre aho hepfo na etage arajyamuka ropo ni bari mu bamanga debera reka ndebe bikiri byawe ndabigira ibyanjye nyine ufite telefone se naba nafite telefone ni message nkubita ni ubitira ni fo cyangwa se fresh kwakwanya reka ndabitunganye abandi imana yes eba ni sawa kabisa Asha Neko amagambo ngubwiye nta guteye ubwo bakaba atagiye gutuma ukora noneho no bitari ngombwa ntabwo ngiye nkoreshwa n'amagambo nkoreshwa n'ubushake ubumva mvuze ni iki cyose mukigurisha ngahe tukigurishiriza iki gahekenyera ubuntu ni ukuvuga ngo gahekenyera ubuntu uryoherwa kagira ngo ndanakuroza ariko homa sabegiro rwicaye kuri umuvandimwe mwana wa mama muri iki kigori rero kibafite n'intungamukoro za originali eko asante mwanangu narwango muntu wanjye Meza bitese komeza wirire nta kibazo bana bitese bitese papa sava amakuru
Amakuru ni meza. Karibu. Meze neza. Nakaze Eh. cyane. Mwapakiriye umushyitsi hano ra. Sheri. Uyu muntu se ko namuzi. Iyo bamwita nakuvuga nta kibazo. Nitwa Digi Jabosco. S'il vous plaît. Anzanira sitwa. Ishyushye. Idakwishyushye. Ariko se ko yavuze ngo ishyushye wagabanyije amagambo. Okay, right. Bien. Nahiri kukwibwira. Nitwa Digi Jabosco. N'uyu nakubwiraga. Niwe Digi Njye yakubwiraga. Meze neza? Meze neza. Okay. Mwebwe mumeze mute? Bon, meze neza. SAVA ndaho. Meze neza. Meze neza? Meze neza. Kigali irashyushye. Kigali tumaze kwamenyera. Twebwe tuba turi muri neige. Ariko nageze i Kigali kabisa mbona umva harashyushye. Biratandukanye. Barman! Hey, s'il vous plaît! Faster, papa! Bien, nsanze ndya akagori simbikunda cyane. Oya wakomeza ukirira nta kibazo. Si kurya zari ikibazo. Oya nta kibazo. Ntabwo nkunda ibigori cyane nuko ariko akuna umuntu abagikumbe akavuga ngo n'igisirimo. Ariko bamusaba ntacyo. None se papa sava? Mugira amandazi ngo duhe Digi ko kunda amandazi na kumwesha kiriya kibyerera. Ngo mandazi se shari ko. Ushobora kwihutisha akaga komandiro mukakazana. Oui. Merci. Todo sweet. Okay. Ahandi mwari mumeze mute? Ahandi turaho turamenyeye. Murakoze cyane. Okay. Ku buzima bwanyu wamugane. Cheers. Naribi. Okay. Di commande. Oui, commande. Hanyuma urya urusenda? Yabashyiraho gake. Agasenda gake. Umushyira agasenda gakeya. Akose niyumvise. Saba. Nuko mutunze. Birana kubyana kubwira urabona ko nagihinduka. Ntabwo nkunze kugorana ndihangana n'umuntu w'umuvandimwe nta kibazo. Biteze? Tumeze neza. Okay. Shana ni gukumbuye kabisa. Warumbuye? None se ubona umuntu bwa mbere ukamukumbura. Turaziranye. Ni nicyo tuba tuvugana kuri nuza kuri social media. C'est vrai? No kuvuga ngo akagahungu kubera ko nubwo muri gutya ariko n'umwana mwiza ari ukuntu nyine njyangatiza telefone yanjye kareba ibintu byose kubera ko urana iyi nyimuguriye musibejo. Ntabwo nkoresha telefone nkoresha yanjye. Iyi nyimuguriye musibejo bakoze ko ndiko gusobanura. Iyi nyimuguriye musibejo haracyabyiga ariko mbere namwigishirizaga ku yanjye nyine mwereka ukuntu bandika message ni gute bohereza amafaranga cyose ndi mugenda mwereka. Ariko se Igihe nyigiriza hirya kuka. Mpangira neza. Tumwa dushyira no hasi. Yes, wamugani nk'izi nkoze. Amacupa. Wewe. Uza kuryoherwa utuntu duhene tuba tukiri dutoya. Murakoze cyane. Tugira hano speciality y'amapombo adatuma umuntu yarwara high pressure n'ikindi. Aka gatoki ko ni hasi kamwe. Bakanyujije mu ntuza kukumbabura gusa nako kazi. Apeti. None se Digi bagiye kuri kumita ugena kurya inyama se? Uyu musoro ubundi nta kibazo arya inyama n'ibyo nakubwira. Ariko nta kibazo bon apeti. Arya gatoki. Akira gatoki bro. Ari nkombe brochette. Umure no mukobwa nakagira ngo amusuzuge. Yakuryohera nta. Ukiri kujya ku kintu cyagutera mu nda. Bon apeti. Bon ça va ntabwo nkunze kuvanga ibiryo nkuko yabivuze ariko ntacyo. Bitese. Arya gatoki ariko nari. Uze neza. Ese mano tuvugana ka. Aso turavugana cyo ndatumukitse njye kuganira ko kutabeshye. Ariko nuko no mu rugo bimeze rero. Hari ujya kureba gutya naba nifitiye nk'umuntu. Ngo none se umunyu najize. Okay. Ariko niba gukeneye mwaganira nta kibazo. Oya siyaza ko mwirasa na mu rugo. Birihutirwa. Ngire ngo ashaka gutaha. Nyangiye gutumiza kandi ndabona zikirimo. Ocyarimo.
ariko iracyarimo inama ariko ni ngombwa. Wanyweye ibiki? Ko waje unywa coca usinze ute? Njyewe sinda se? Ese ko umuntu uvanga ibintu ugenda usopanya ibintu bimeze gute? Umva ratashe. Ngo urumva nari nagutegereje umva digidi utukira aho ngaho. Ntabwo ari wa mukobwa wo mu kabari abasinzi bose bagenda bita sheri. Ubwengo ntabwo uyu mukobwa akora mu kabari ku buryo wa wundi abasinzi bose bagenda bakora ngo bamwita sheri, sibyo? Ninjye ubwiye gutyo. Ariko rero ngenda ndashaka kumenya hagati yanyu ni ikihe kibazo? Ni ikibazo ubwiye gutyo. Ni ikibazo cy'agasuzuguro. Njye nawe nindi uri gusuzugura. None uwo twavuganaga ninde? Uwo twajyaga tuvugana kuri Facebook? Ni njye tuvugana kuri Facebook. Ni njyewe. Utabeshye. None uyu nguyu ko ari wajeje kundeba? Nyine yaje kukureba, twahuriye anga turasangira mu muvandimwe buretse gato buretse. Twahuriye anga Digidi nari nkoze ku bintu by'ibiryo n'inzoga ariko ntabwo ninze ko kutiye no ku bakobwa ku buryo ubona umuntu ugahita umwita sheri wawe. Njye twaganiraga. Ndavuga nti ubwo turi gusangira reka aza gufata nyine akuzanye. Papa SAVA nagaga yuko ugende bavuga ajyana umusinzi hanzera. Umva reka nkubwire ugende gake kabisa. Ntumvangire manu, ntumvangire. Nase urabona ari ubwa mbere umbonye. Utuje sheri. Ako sina. Nyine ni ikibazo to. Musana yireka bura ntabwo ari ngo mutobe nkatwe. Ni ikibazo cy'agacupa. Njye ntabwo nasinze n'ubwa mbere umbonye. Musaza giye. Ntabwo dufitanye gahunda se yo guhura. Ikibazo nibaza kubera iki uyu ngare waje kundeba? Yaje kukureba kubera yuko ntabwo twagomba gusiga meza ngo twese tuze ku muhanda. Dore digidigi. Ndakumva. So nkuko nabikubwiye, sibyo? Nabikubwiye kubera ko nyine izina afite aha ngaha mu gihugu. Nakunda gufata amafoto nge ngashyire kuri social media. Ni mpamvu nifatije agahungu nyine kugira ngo niciye mu buryo bwo kwicisha bugufi kandi nagira ngo nabigosobanurira byumva. Ushatse kuvuga ngo rero social media nkoresha nizawe? Ni izanjye ahubwo shyira ifoto yawe kugira ngo ntimenye ngo ntabwo ngiye ngunda abakobwa cyane. Bangira ngo kubera n'ukuntu nyine babanza. Reka nkubwire wishaka reka umuntu ntakitemera igitoki ngo mushaka kukiryaho umuneke. Urumva? Twumvikane. Urashaka gutema se umuntu hano? Njye se ndakubwiye ko ngiye gutema umuntu. Umuntu se n'igitoki bihuriye. None si ibitoki singibi wabiriye. Reka nkubwire manu. Ibi bintu urabyiharaje. Umva ratasheri. Ninjye waje kureba. Sibyo? Ibintu ni bibiri. Ndashaka ko twishyura ifacture tukagenda. Oya. Okay. Ari njye nawe nde boss. Niwe boss ngaho yishyura ifacture none. Oya niba uri boss ngaho yishyura. Kanze byose ni ibintu bikora. Oya niba uri boss yishyura. Niba uri boss yishyura. Oya niba uri boss yishyura. Yayi ni shokora naye naza. Ako se waretse gupfa mu mutwe nawe ukahita wirukanyira ibintu bitanashinga ko ngiye ari njye twavuganaga. Aka kanya uje utugongo kwezi. Safari kumenya hagati yawe nawe ninde wowe urebye hagati yanjye nawe ninde muntu ufatika wo kwicara ukamutera n'urukundo. Je ntago mbizi. Warebye ngiye wese mwavuganaga. Shiri mbwira. Bimeze bite? Ntago ndareba umuntu waje aje kundeba yambwiye ko rero twavuganaga kuri Facebook. Kandi ari ngiye hari ifoto yanjye. No, ariko ari kunsobanura arimo aransobanura yuko yashizeho ifoto yawe. Ariko ubundi reka uzise ikintu gituma ntabwo abantu b'abasirimu ndi tugunda kuvuga amagambo menshi. Nyine uko nabaza bamusaza ngo asore kano tip bukasinze. Nuko dutipe tw'indanga twabaye. Ikintu gituma nkora ibintu nk'ibi. Kandi umva ndahita nkwirukana. Ngo ndahita nkwirukana. Ntugire ngo ndasingufa ntugire ngo urafatanya n'inzoga. Uri muranira gahinda digidigi nkubwiza ukuri. Watujuka nko gaceceka uri mu biki. Singa ibi bitoke. None se ari mu biki nawe kwere unaniwe guhagarara ku ijambo gumenye. Iriye jambo ufite. Ikintu gituma uhindura ubitekerezo ko ari njye waruje kureba uyu ngo akugejuje umuntu tibiri. Ikibazo ndimo ndibaza. Ni iki kibazo ufitanye nanjye nagize ne. Okay. Igituma njye ushaka kunyangiriza niki birakumarira iki? Mbwiza ukuri. Digidi. Uyu ni sheri wawe. Ni sheri wanjye. Kuva ryari? Kira ntabwo tuziranye kuri Facebook. Sinjye waruje kureba. Ihe navuganaga n'umuntu witwa Digidi. Ni jewe. Jean Bosco umwana wo kwifishi playing amajwi yawe yose sura playing amajwi yanjye uwawe rero wari wanumyeho namutaye indubu uyu ni wanjye wamutaye he namutaye indubu wawe ngo hehe uwo wanumye namutaye induba uyu ni wanjye ntago ndi kumva ngo hehe asa n'uyu
wasa n'uyu neza ubu nabona umukobwa yagindo urabona no umwanduye mwagiyemo abasore yasuracirica amaso mwagiyemo abasore bari seri one uyu mukobwa araho kugindo ese uko yabasa kosera ubu ni gutumwa umuntu he ryari umuntu yabaye umwanda ntabwo ni isasi ndi kubyumva je nabaye umwanda gute n'uyu mwavuganaga ntabwo ari gepe genda n'umuntu uciriritse yari yantumye rero ngo ngende umukobwa bavuganaga nisanga ari umukobwa mubi ngo turagita induba ni ahantu nyine bata imyanda nisanga ari umukobwa mwiza ngo mumuzanire nawe kandi ngo amurye umugenda by'urukundo ngo byamushizemo aho rero fatana na shiri wawe mufatana akaboko ntago ari giye rwose mwashakaga nuko nagira ngo ukize jewe uwo mu rugo jewe ndi umwanda bajugunya induba ariko ibyo bintu ntago nigeze mbivuga ese neza amajwi sinya by'amajwi urumva oya amajwi sinya afite se jewe nahindutse umwanda ntago bajugunya induba ntabwo mbese ntabwo nigeze nkwita umwanda urumva ni kwa kundi uganira n'umuntu utebya akantu nk'ako ngako kakamera nk'aho kinobetsemo urumva wamutumye nkande wamutumye nkande kuki atari we wiyiziye nyine urumva ntabwo twari gusiga ameza ariho ubusa akaba ari uhitamo ko aba ari uza kundeba ese ko wanga ko playing amajwi ibyo bavugaga byose ariko amajwi urumva ari ngombwa n'ibyo uri bumukoreshe n'ukuri kuri ku mutima wanjye ko amajwi buri ariko abatipe b'iki gihe muri fake cyane nta sore urafata umukobwa nkanjye ukampindura umwanda ariko ntabwo ari wowe ngo bajye kunjugunya kuri keza ho muri make iyo nza kuba ndundi wundi ndigikara cyangwa se wari kunkwepa nicyo bivuze nicyo bishatse kuvuga ego none rega njye ntabwo ari byo bari kubaza niwe ntabwo nari kukwepa nyine urumva kandi urumva nyine birigaragaza yuko kuko ubwabyo gutuma uyu nguyu ngo ni umukozi wawe kwari ukugira ngo uko ari bunsange muri make aba ari kwa mfata nasanga ndi mwiza ngo anzane imbere yawe ngende ndi igipupe bakinisha siko bashatse ndi umupira bakinisha uko bashatse se warengereye cyane baruma no bakwishyura urabyishyura urabyishyura ntabwo icyo ni ikibazo ariko se degidi ko kutabeshyewe nako ko nari kukugirira banga koko urabugome perezida ngiye komande natse bari unyishyuza nanyweye agapeti imitsingi kamwe utu tubiri nitwo nishyura izi nyama bazishyura wangegera urishyura ibi bintu none ndi bawukura amafaranga mande se wayatse yose se kandi uyu mucuruzi za no muswa nimba ari umuswa azuwa mwatsi n'utamwatsi mucuruzi no muswa se urabyishyura dupfuye nta kibazo mfite urishyura ibi ngibi kandi natabyishyura uza akazi nyine gagomba gukora ingegera ziba zaje zigira gute zijya mu tubare nta n'ikintu zigira ikibazo no kwishyura fagitire y'ibi bintu twafashe mu byishyure kabisa sheri mu byishyure baruma nangahe inyama kuko ndishyura tubiri asigaye bayipevera tutworoha tubigendereye inyama ni igihumbi ubone inyama 6 n'ibitandatu igitoki ni 200 nazanye ibitoki 3 sibyo ubwo bibaye 6,900 fanta ni igihumbi ubwo bibaye 8,900 agapeti ni igihumbi ubwo bibaye 10,900 akambishyura mu manyarwanda n'amadolari wayampaye mu madolari se nanjye nkatonga iyo note iyo ni yanjye nyine ukama akamadolari niba arakushaka reka nguhe na tipu watwakiriye neza yesu wo muri Mozambique mwaduhaye serivisi nziza cyane sheri akira nawe nguha amadolari
kwakira. Nari nakuzaniye n'agashokora. kanse nako kavuye i Burayi. Yego. turaza kubona Shana ukuri kwibana murakoze cyane. Uyuze. Yewe merci beaucoup. Uriya nta kintu abona. nta kibazo njyewe Nta tike ufite. turaza kuvugana na papa sava Nta tike ufite. sibyo None se twamaye turwasa y'akagare ko nawe buragiye kugenda n'amaguru. Oh, okay. Nta kibazo. Garuka.